Ibinyabuzima byose bitangira ari imbuto nto ariko bigakura bikaba ibiti binini bitanga umwuka ku gihugu. Ni nako bimeze mu burezi. Hano mu misozi yo mu burengerazuba bw'u Rwanda hari ikigo cyabaye imbuto y'ubumenyi ndangagaciro, ikigo cyahinduye ubuzima bw'urubyiruko rutabarika. Uyu munsi turasura Kibogora Polytechnic, ishuri riri hejuru y'umusozi ariko rifite intego zigera kure cyane kurusha uko amaso bishobora kubibona. Umva, amateka ya Kibogora Polytechnic atangira mu mwaka w'1987 ubwo hatangizwaga ikigo cyigisha imyuga cyitwaga Kibogora Community Development Training Center. Cyari igitekerezo cyerekeza mu kubaka ubumenyi no gutanga amahirwe y'ubuzima bushya mu gace ka Nyamasheke. Mu mwaka w'1993 cyahinduriwe izina kiba Kibogora Vocational Training Center, gikomeza gutanga imyuga y'ingenzi. Nyuma y'imyaka myinshi yo kunoza uburezi, mu mwaka w'2015 Leta y'u Rwanda yemeje ku mugaragaro ko iki kigo gihinduka Kibogora Polytechnic, abenshi bazi nka KP, ishuri rikuru ryigenga ryemewe ku rwego rwa kaminuza. Ubu ubwo Kibogora yabaye isoko y'ubumenyi, urugero rw'uburezi bufite ireme ndetse n'ingoro y'indangagaciro zubaka ku gihugu. Iza no kwagura amashami ijya mu karere ka Rusizi, aho naho ubu ihafite katesi. Aha niho abanyeshuri biga kwiga no kubana, gufasha abaturage kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 no kubaka ubumwe mu buryo burambye. Kibogora Polytechnic ni ishuri rishyira imbere umuntu mbere y'uko rishyira imbere impamyabumenyi. Mu karere ka Nyamasheke, mu misozi, mu byaro, Kibogora Polytechnic yabaye ikimenyetso cy'impinduka. Yatanze umucyo w'ubumenyi ku rubyiruko rwinshi rutari rufite amahirwe yo kwiga muri kaminuza zo mu mujyi. Abarangije ba Kibogora Polytechnic basigaye ari abaforomo b'indashyikirwa, abarimu beza, abacuruzi, abayobozi, abashakashatsi n'abikorera ku giti cyabo. Mu myaka mike gusa Kibogora Polytechnic imaze kungukira igihugu abanyamwuga ibihumbi, bigaragaza ko intangiriro nto ishobora kuvamo umuco w'ubudashyikirwa. Umva, kuri ubu Kibogora Polytechnic iyobowe na Dr. Daria Mukamusoni Vice Chancellor, ufite icyerekezo cyo guteza imbere ireme ry'uburezi rihoraho. Ifatanya kandi n'amatorero, imiryango mpuzamahanga, abaterankunga n'abafatanyabikorwa mu gihugu no hanze mu rwego rwo kugira ngo inyigisho zibe ku rwego mpuzamahanga. Nubwo Kibogora Polytechnic itarabaho imyaka myinshi nka za kaminuza zizwi cyane, imaze gutanga impano nyinshi zageze kure mu nzego zitandukanye, aho twavuga nk'abaforomo n'ababyaza bakora mu bitaro bikomeye mu gihugu, abashoramari, abacuruzi b'abanyempano. Umva, Kibogora Polytechnic ifite indangagaciro zubakiye ku makanizi zayo: science, conscience and faith. Science, ubumenyi bufite ireme; conscience, umutimanama, indangagaciro, kwiyubaha no kubaha abandi; faith, ukwemera, gukunda igihugu no kubaka sosiyete izira amakimbirane. Aha niho uburezi butarangirira mu ishuri gusa, ahubwo bushyira imbere umuntu wese, ubumenyi bwe, umuco we n'imyitwarire ye. Nshuti bakunzi ba Niyo Art TV, yari Patrick, ikiganiro nabateguriye kivuga kuri Kibogora Polytechnic. Mbashimiye kuba mwanteze amatwi. Sorry, mwihangane, mumbabarire, naringiye nabi, naringiye navuze ku mashami ndetse n'umwihariko w'amasomo agaragara muri kaminuza ya Kibogora Polytechnic. Ahangaha tubonamo Health Science, harimo General Nursing, Midwifery, Biomedical Laboratory Science. Ahangaha bafasha igihugu
gihugu mu buvuzi n'ubuzima bw'abaturage. Dufite kandi business and development studies, ahangaha harimo economics, management, accounting, rural development. Ahangaha hacugirwa abantu bazavamo abayobozi n'abashoramari bahazaza. Kibogora Polytechnic kandi ifite education, teacher training, abarimu b'indimi, imibare, siyansi n'ubumenyamuntu. Ahangaha bafasha kubaka ireme ry'uburezi mu Rwanda. Hari kandi theology, aho indangagaciro, iyobokamana n'amahoro ndetse n'ubumwe byigishwa. Igice cyihariye cyigisha umuntu kuba inyangamugayo kandi ugira umumaro abandi. Kibogora Polytechnic ifite language center, ishuri ry'indimi rihuza abanyeshuri n'isi y'itumanaho ndetse n'akazi. Umva, ishuri ntabwo ryigisha amasomo gusa, ahubwo Kibogora Polytechnic yubaka urubyiruko kugira uruhare mu mibereho y'igihugu. Abayobozi n'abakozi ba leta bakora imirimo yo hejuru, abanyamakuru, abarimu, abashakashatsi n'abakora ubuvugizi mu miryango itandukanye niyo amazina yabo atavugwa kenshi mu itumanaho ryo kuri interinete. Ibikorwa byabo birivugira kandi biri mu gihugu hose. Kibogora Polytechnic ni ahantu h'inzozi, gutuza kw'imisozi, umwuka wo kwiga, urusaku rw'utunyoni ndetse n'abanyeshuri biga amasomo yabo neza. Byose bihurira hamwe bigatanga umuco w'amahoro ugerwaho n'abiga muri KP. Ni campus ifite ikoranabuhanga rigezweho, amasomero meza, laboratwari zigezweho, interineti ihagije n'ibikorwa remezo byubakiye ku miterere n'ubuturo bwiza. Umva, uko imyaka ishira niko Kibogora Polytechnic ikomeza gutera imbere mu burezi bushingiye ku bumenyi n'indangagaciro. Nta mpamyabumenyi ivamo itagira icyo yunganira igihugu. Abarangije ba Kibogora Polytechnic batanga umusaruro, bagakora itandukaniro ahantu hose bajya. Ubu Kibogora Polytechnic ni imbaraga nshya mu burezi bw'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'1987 kugeza uyu munsi, iyo urebye Kibogora Polytechnic ubona ko atari ishuri gusa, ahubwo ni inkuru y'ukuntu ubumenyi bushobora kwandika amateka mashya. Ni ahantu hatuma urubyiruko rumenya ko rufite agaciro, ubushobozi n'icyerekezo cyo kubaka u Rwanda rufite imbere heza. Iyi ni Kibogora Polytechnic, ahantu uburezi buva mu mpapuro bugahinduka ubumenyi. Nshuti bakunze ba Niyo Art TV, mbifurije guhirwa amafaranga no guhitamo neza. Guhitamo icyo ugomba gukomerezamo, ugomba gukuramo impamyabumenyi yawe.